Ndabasuje mwe mwese mudukurikirana muri uno mwanya turimo tuvugana nta yandi makuru ari kuvugwa hano mu mujyi wa Kigali uretse impanuka ikomeye cyane aho ikamyo itwara essence yaje kuba irimo impanuka hariya mu muhanda uva Kicukiro ugana Nyanza. Ikamyo yaje kubura feri ubundi genda ikubita buri cyose ihuye nacyo. Abagenzi bagendaga n'amaguru, abamotari bari ku mamoto n'abagenzi bari batwaye amamodoka agenda amwe agwa impenu munsi y'umuhanda bitewe no kugongwa n'iyi kamyo. Bikaba biri kuvugwa ko hari umubare ushobora kuba uraba mwinshi w'abantu bahitanywe n'iriya mpanuka y'iriya kamyo yaje kubura feri ikaza kugenda igonga buri kimwe. Urabibona ko hano ni kuri ya sitasiyo iragana munsi y'umuhanda. Iyi sitasiyo urabona ko iyi modoka yakubiswe iragenda igwayo igaramye, bivuze ko abanyweraga essence aho ntihabuze ndabo ishobora kuba yakubise nabo bagapfira muri iyi mpanuka. Urumva ko rero ni ibintu bitoroshye cyane, gusa polisi irimo irakora ubutabazi kugira ngo itabare abakomeretse ndetse n'abakiri bazima bajyanwe kuvurwa, ndetse ikaba ari nayo iraza gutanga umubare washobora kuba baburiye ubuzima muri iyi mpanuka n'abashobora kuba bakomerekeye muri ino mpanuka ikomeye cyane ibereye hariya muri Kicukiro ugana i Nyanza. Ni impanuka rero ubona ko kabisa muri iyi minsi ya nyuma y'uyu mwaka ziri gusa nkaho zongera gusa nkaho ziyongera. Ni mu gihe polisi y'igihugu yari yatangaje ko impanuka uno mwaka zari zagabanyutse cyane, dore ko bavugaga ko rwose bitari bimeze nk'umwaka wari warabanjirije uyu nguyu, ngo kuko wari waragize impanuka nyinshi cyane kurenza uyu nguyu. Bikaba bigaragara ko muri iyi minsi rero ya nyuma hari kuba impanuka. Muri buke yabaye muri Gicumbi ejo bundi, muri Kigali n'iyi ngiyi nayibaye. Urumva zirasa nkaho ziri kuba buri munsi kandi ubona ko zikomeye cyane z'amakamyo. Mwakoze kubana natwe rero.